bakunze bo mw'Irembo TV turabaramukije twongera tubaha mwiriwe bivanye naho muherereye, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Amerika, hariho hose uherereye turaguhaye mwaramutse, kuko hano iwacu ni mu gatondo. Hano turi kumwe n'umutumirwa mwiza cyane, umama mwiza cyane. Karibu kwanza turakwakiriye mw'Irembo TV. Murakoze cyane, nanjye amazina yanjye Nuwanyirigira Odette, nkaba ndi umukinnyi wa filime, benshi banzi kuri Dete cyangwa Mirire cyangwa Julia, n'amazina menshi, Anita, Bianca, byaterwa ubwo na filime baba barambonyemo. Nishimiye kubana nawe. Murakoze cyane. Kubera ko bakwise Mirire. Banyise Mirire kubera role nari ndi gukina ijyanye n'iby'imirire, noneho bakareba ukuntu ngana nyine bikabatwenza, bakibaza ukuntu nyine ndi kwigisha ibintu by'imirire mfite urubavu ruto, abaturage urabizi kumva noneho ni mu cyaro, imyumvire yabo biba bitoroshye, bahita bampimba ku kabyiniriro rero. Uragakunda? Ni muri filime yitwa Ibanga. Ndagakunda cyane kubera ko ni karagiteri, kandi ubwo narayifirinze ubwo babinyise nyine babonye ndi gusa nabyo. Mwumvise ko akina mu filime bita Ibanga, abatarayibona banyarukire kuri YouTube irahari, ni filime nziza cyane. Umugeze kuri episode ya kangahe? Tugeze muri hafi magana. Nzi ko mugeze kure abantu baba bafise amatsiko ibigiye kubandanya. Igeze kure cyane, ariko noneho abaturage benda kuzanyica, sinzi uzanabara nyine, ntabwo banyishimira. Ubu wagize ishyari nsa n'uwarivukanye nka Mirire pe, nta nubwo ari ishyari gusa, ubugambanyi, ubugome. Yego, ariko urabona niyo uzohava umutsindira. Umutsindira aho ntibishoboka kuko yamaze gutsindira. Urakoze cyane. Mirire canke Dete, ayo niyo mazina nyene watubwiye, ndibaza ko ntacyo biba bigutwaye tuyakubwiye. Oya, nta kibazo. Ikindi ndi umumama w'umwana umwe n'umugabo umwe. Yego. Wabyaye ukiri muto? Banyita mama romance mu buzima busanzwe. Okay. Kuko famille yacu yitwa romantic family. Mirire mvuka? Iwacu ni mu majyepfo, i Nyanza. Wow. Abita mu mayaga hafi y'Uburundi neza. Ni umuturanyi w'Uburundi. Ngaho banza uramutse abanyenyanza ubasuhuze. Abantu bari i Nyanza, abantu bari hafi y'Akanyaru, ndabizi ubu hari abantu bazakurikira iki kiganiro, twiganye, twariranywe, inshuti zanjye, abavandimwe, aho muri hose ndabasuhuje cyane, nubwo nzi yuko ashobora kutakibona, ariko ababyeyi banjye mama na papa ndabakunda cyane. Intashyo bazumvise kandi baraba n'ibanga cyane. Mirire, urugendo rwa filime rwawe ugerageje kutubwira mu ncamake rwagenze gute? Wabyisanzemwo gute? Niki cyaguteye kuja muri filime? Urugendo rwanjye rwa filime rero ni inkuru ndende, kubera yuko ndi umwana muto cyane, numvaga mfite izo nzozi zo kuzakina filime, numva bikunze cyane cyane, nkumva ashaka gutambutsa message, yaba ari ngewe wanditse cyangwa banyandikiye nyine abanditsi, binyuze muri filime. Hanyuma ariko ngenda mbura uburyo. Ikindi nashaka kubanza kwiga, ndangije kwiga ndabigeragezamo gake, mbona biragoye, sinabona support, ndimariya, maze kwimariya nyuma yaho mbyaye, kuko natangiye sinema 2022 mo hagati, umwaka wenda kurangira, maze kubyara mfite umwana muto w'uruhinja, nibwo nabyinjiyemo, byinjiranamo na famille yanjye, n'umugabo wanjye n'umukinnyi, n'umudirector, n'umwanditsi, tubijyanamo gutya, turatangira turabikora,
ibyanarangira ngo filime irangire tugenda tubona kominikasiyo gutya nisanga ninjiyemo neza ubu ndimo neza warinjiye. Mirire niki cyakugoye ku munsi wa mbere ugitangura filime? Ikintu cyangoye ubu ni ikira hari ukuntu bambwiraga ibintu nkumva biragoye wenda nka role ndi gukundana n'umusore niri kumva sindabyumva icya mbere ni ugutinya kamera buri kanya nyine uba wumva utari comfortable nyine urijena ukuntu ikindi nyine kukubwira ngo umera nk'ugiye gusomana n'umusore kandi ntago ndajya muri modu neza kuko nabisobanukiwe bihagije ndakiyumvamo Odette sindajya mu mukinnyi ngo njye muri karagiteri ngo gusa nk'aho musomana ngo mugiye kuryama mu buriri mukine ngo wenda mwicara ku musore ibintu nk'ibyo numvaga nyine bimbangamiye nkibaza se abantu bazamfata bate bazabyakira bate ariko nyine uko umuntu agenda abisobanukirwa urabimenyera na komenti z'abantu rimwe na rimwe zacaga intege ariko ubu ntago zaca intege niyo wambwira iki reka nyine kuko mba nzi ko atari ngewe ari undi muntu mba nzi ngewe mu busanzwe uko nsanzwe nitwara bitandukanye n'ibyo nakinnye ntabwo bimbangamira. Birumvikana cyane. Hanyuma umutware wawe ntacyo bimutwara kandi nawe ari umukinnyi byamutwara iki kandi nawe ari umukinnyi iyo bishyitse mugakina ahantu hatandukanye? Dukina ahantu hatandukanye hari n'igihe usanga wenda nimba ari timu ndimo twasohotse tukagira visite tukamarayo n'iminsi arandekura nkagenda nkamara iyo minsi nimba ari icyo cyumweru nimba ari iyo minsi 3 cyangwa 4 aba ndi kumwe n'abandi aba ari mu rugo nyine akazi gasanzwe. Wow, nkuru yawe iraryoshe. None filime yawe warayitanguye kandi ubu ndibaza uri kurakora iyawe? Yego, abakunzi banjye bari mu bihugu bitandukanye abari hanze abari mu Rwanda nabasaba inkunga yanyu mukajya kuri Romantic Family TV niko channel yacu yitwa mugakanda subscribe like comment na share kugira ngo ibikorwa byacu bigere kure kugira ngo ibikorwa byacu mujye mubikurikirana habaye hari inyunganizi mwakwandika muri comment habaye nyine hari igitekerezo hari ikibazo turahari ku bwanyu kandi nzi ko tuzafatanya tukagera kure kuko message tugenda dutambutsa ni nyinshi kandi zigira abo zifasha cyane. Kuva utanguye filime ndumva haciyemo imyaka myinshi, ni iki filime imaze kukugezaho kwino saha? Ikintu imaze kungezaho ni kinini ari ukuba imfasha kubaho kuko filime ni akazi nk'akandi. Yego, iyo ubashije guhaguruka mu rugo ukagenda ukabona hari icyo ubashije kubona uhaye umuryango wawe uhaye umwana wawe uwo mugati ni ikintu gikomeye. Ikindi kintu yangejejeho ni amasomo atandukanye y'ubuzima. Icya mbere buriya filime nyine imeze nko kujya kwiga nko muri interineti uragenda ugahurirayo n'abantu b'ingeri zose nimba no kwiga muri interineti nawe wenda muba muri kuri review uvuga ati twese turi abanyeshuri. Muri filime rero haba harimo abantu bize abatarize baturuka mu bice bitandukanye abavuga indimi zitandukanye rero kugira ngo abo bantu mugende muhurize ku rurimi rumwe muhurize ku bintu bimwe nyine ni ikintu kiba kitoroshye kandi ni ikintu ku ruhande rwanjye igihe cyanshimishije kuko gituma wagura ubwonko cyane ukagenda umenya umuntu sibyo. Yego, ikindi nyine guhura n'abantu kuri ngewe biranshimisha cyane kuko nkunda kunguka inshuti nkunda kunguka abavandimwe nahakuye abavandimwe nahakuye inshuti nahakuye umuryango n'ahantu ujya niyo waba uvuye mu rugo utameze neza wenda mu rugo hari ibibazo cyangwa no mu mubiri wumva utameze neza wahagera kubera ko haba hari abasaza abakecuru abatoya bigatuma nyine
uhita wumva umeze neza kubera iyo mihindagurikire y'abantu, Yego. ukumva umeze neza, ukumva ubuzima bumeze neza, ukumva urishimye. Nyine umuntu ahora yumva atoshye mu mutima kubera kubana n'abantu bagiye batandukanye. Aya birumvikana cyane. Niyihe filime ya mbere wakinyemo? Ni filime yanjye nyine yitwaga Ibitonyanga bitatu by'urukundo, gusa twabaye nk'abayihagaritsemo kuko ntabwo twari tuzi ibyo turimo bihagije. Twiyambaza abandi badusapotinga, ariko vuba tuzongera tuyisubukure tuyikomeze. Yego. Okay, ndumva nagoye gusobanura Ibitonyanga bitatu by'urukundo bisobanura iki? Ni ikinyarwanda nyine, Ibitonyanga bitatu by'urukundo. Ngiye kuyibabwira nyine uri kumva namenye ibanga ry'akazi. Muzayikurikira kuri Romantic Family TV. Turi kuyitunganya vuba, nibageraho mwe muzajye kuri Romantic Family TV, ndabizi muzayibona, ndabizi muzasobanukirwa kuko ndabizi iryo zina rya challenges abantu benshi bakibaza kuki bitabaye Ibitonyanga bibiri, kuki bitabaye bine. Nanjye nicyo kibazo nari mfite. Rero ubwo n'ubwira ubw'umwanditsi ntabwo nakomenera nyine ibanga ry'umwanditsi. Ndetse byose ko nawe mbishyize hanze mwakongera kugira amatsiko yo kureba Ibitonyanga bitatu by'urukundo. Ubwo urumva n'ibanga ry'akazi. Ni ibanga ry'akazi. Hanyuma inyuma ya filime mukora iki? Cyangwa ni filime nyine mwagize ubuzima bwanyu bw'akazi? Njyewe nkora filime gusa, ndi umukinnyi. Umutware wanjye arakina, agakora n'ahandi akazi. Yego. Ni byiza urumva mufise ubuzi bubiri n'amahera menshi, faranga menshi. Ko twumva bavuga ngo dete uri bucura cyane. Oya, dete ni umwanditsi nyine, ni umudirector wampaye iryo zina. Ni izina ry'ubuhanzi, ahubwo hari abandi bajya banyita Kadete. Kadete, yes. Kadete. Ndi bucura. Wow. Wanyu muvukana muri bangahe? 6. Tuwa 6. No. Famille nini? Turi benshi cyane. Ni byiza pe, kandi tugana ku musozo. Nishimiye guhura nawe uno munsi katuganiza ku buzima bwawe, ariko tutaragera kure banza ukangurire urubyiruko rumwe rumwe rwifuza kuja muri filime ariko nta buryo bufise, nta support bafise. Nawe wavuze ko ata support wigeze uronka, ngaho babwira ibanga wakoresheje kugira winjiremo kandi ata support ufise. Ikintu cya mbere cyabaye ni uko njyewe numvishe nagize narwanira icyo nshaka, nibyo banga rya mbere. Narwanira icyo nshaka, buriya iyo uzi icyo ushaka ntabwo utora icyo ubonye, kandi nta mpamvu n'imwe yari gutuma ntagera ku nzozi zanjye. Ntabwo nari kwemera ikintu na kimwe gituma ntagera ku nzozi zanjye. Naraziharaniye, byari bitoroshye, byari bigoye. Ntabwo inzira nanyuze ariyo uzanyura, ntabwo inzira wanyuze ariyo mugenzi wawe azanyura. Buri muntu wese agira inzira ye anyuramo kugira ngo agere kuri success, kugira ngo inzozi ze zibe impamo. Ariko igihari ni uko nimba ubikunze, nimba ubishaka, egera ababikora, egera bagenzi banjye. Ndabizi neza ko uzabigeraho, ubundi muze twiyubakire igihugu, twubake isi muri rusange, kuko message dutanga ndabizi hari abo zigeraho na feedback turazibona, hari abo zikomeza, tubashe kugera kure. Ikindi kintu, nimba uri umugabo unkurikiye, nimba uri umugore, nimba uri umubyeyi, ukaba ufite umuntu wawe ukumva ko akunda icyo kintu, musapotinga abashe kugera ku nzozi ze, birashimisha. Nanjye umutware wanjye atansapotinga ntabwo mba ndi hano kuri kamera, ariko yaranshyigikiye arambwira ati wagerageza amahirwe, nimba ari impano yawe koko ukayigaragaza, ukagera kure ushaka kugera, mbese ukarabagira mukambara amababa. Ndashimira umukunzi wanjye nyine wanshyigikiye,
agatuma mfite inseko ku maso kubera yuko ndi gukora ibintu nkunze kandi nishimiye. Ikindi ndashimira n'umuryango wanjye wundi, ababyeyi banjye, ababyeyi babyara, umutware wanjye, nabo nta kibazo bajya babigiraho, mbabona babyishimiye banshyigikiye, nabyo ni iby'agaciro. Ikindi ndashimira buri muntu wese washyize itafari kugira ngo mbe nicaye kuri iyi kamera, washyizeho itafari, n'abaproducer, abantu bamfasha bakasapotinga, yaba abaproducer, abadirekita, abakinnyi bagenzi banjye, buri umwe wese, kuko muri benshi cyane ntabavuga ngo mbarondore, harimo n'abo nakwibagirwa kandi namwe muri ingenzi. Buri wese uzareba iki kiganiro yumve yuko nyine mbyishimiye, buri muntu wese wambereye iteme kugira ngo mbe hari aho ngeze. Ni ukuri ndamushimira cyane. Mama Niyori ndagukunda cyane, ndabizi kugira ngo nitwe dete wambereye nawe iteme, arabyumva. Mama Niyori mu ibanga ndagukunda. Nyambo mabasha wanjye mwiza, ndagukunda cyane. Kumva aka kanya izina mfite umuntu witwa Nyambo na Kiramani, abo bantu hari uruhare runini cyane babigizemo cyane kugira ngo mbe nicaye kuri iyi kamera. Yego, murakoze cyane n'abandi baproducer muri rusange, mwese ndabashimira kandi ndabakunda. Niyori wewe umufitiye ishyari nta Niyori we nyine bya Niyori Okay, murakoze cyane. Ngaho rero sezera abakunzi bo mu Irembo TV, kandi tubabwira ngo ni karibu kandi mu Irembo TV. Twabakunze, muzogaruke, muzozane na Nyambo, nawe turamukunda, abarundi baramukunda pe, baramukunda cyane, nawe baragukunda. Irembo TV ni ukuri, mwibuke kujya ku Irembo TV mukande subscribe, like, comment na share kugira ngo mushyigikire iki kiganiro cyacu ndetse n'ibindi biganiro bizagenda bitambuka ndetse n'ibiriho. Ni ukuri ndabizi neza ko tutazabatirwa kandi tuzakomeza tubaho ibyishimo. Murakoze cyane. Murakoze cyane na kagaruka.